urafata umuntu wakango n'umuntu wabyaye ufite abana agiye gusura abana bayo muratwisha muratumaza mwanera hamwe mwe muratwisha Kagame wowe na FPR muratwisha muri ntera hamwe murapfuye isi yose igomba kubona kagahinda mwagera hamwe mwe mufashe abayidamage murabishe mufashe abatutsi bose mu gihugu murabishe mwishe abantu bose bavugira abanyarwanda mwantera hamwe mwahise mukita abantu intera hamwe izi bwaka intera hamwe murapfuye isi yose igomba kubona kagahinda mwagera hamwe mwe mufashe abayidamage murabishe mufashe abatutsi bose mu gihugu murabishe mwishe abantu bose bavugira abanyarwanda mwantera hamwe mwahise mukita abantu intera hamwe izi bwakazi z'abagozi hano zivuga ngo nahama ngo wasaze nimwe mwasaze mushyigikira ino ntera bitajyanye utuka abantu ubwo no gutera hamwe kwanza we uri n'intera hamwe muzongera no kugaruka imbere yanyu nta amusore kabisa umuntu wese wica abantu ubuza bari intera hamwe utuka abantu ubwo no gutera hamwe kwanza we uri n'intera hamwe muzongera no kugaruka imbere yanyu nta amusore kabisa umuntu wese wica abantu ubuza bari intera hamwe uwo ngo abari intera hamwe ngo ni intera hamwe z'ubundi bwoko ari umumama nabyumbanye ni intera hamwe z'ubundi bwoko izo nizo turi no kurwanya you understand ngukuje ngoro kwigaragaza ngo uravugira igihugu wavuze kujya ubona iki kigutwara mu Rwanda byanarangiye rero waranasuye uzatahureke kuvuga ubusa kuko ntacyo wowe ntukunda FPR nayo ntigukunda igomba kugukoresha kuko adende ubudade ntago ari abanyarwanda bro ikibazo dufite ni FPR unkarabe nge nago uyu munsi hiriwe inkuru y'umugabo witwa Badirama uyu nguyu yitwa Mupende bantu bamumenyeze Mupende Ramazan abenshi bamumenye nka Badirama uyu mugabo rero hiriweho inkuru yiwe sirekira hirya no hino ku bitangazamakuru kubera ikiganiro yakoze muri no weekend aciye kuri Instagram aho yakoze ikiganiro yibasira inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda avugamo n'amagambo atandukanye yarimo no gutukana nyuma rero yuko bisohotse Minisitiri w'urubyiruko ndetse n'iterambere ry'ubuhanzi yitwa Utuma Twishima Abudara yahise asohora ubutumwa aciye kuri X aho yagize ati rubyiruko mugire umunsi mwiza iriya live ya TikTok nanjye nayibonye ariko nge nabonaga ni Instagram sinzi impamvu yabyise TikTok ni Instagram izi mbuga rero kubera ko nta na rumwe njya mbaho njye ibyaba kuzitandukanya byo ndabizi ngira Instagram ariko nkira agafoto kamwe nkibayirwa password ibyo uramugabo yatangaje Instagram yaje nibagiye nabibonye kuri X abantu babishare yiterura yikubita hasi nako niko nabonye ariko hari umuntu kare inshuti yanjye yambwiye ngo cyari gifite nk'amasabiri era yivuye amasabiri yego nibyo yavugaga umvaga ko ari abantu bari ku ruhande bari kumubwira so ubwo rero turubyiruko mugira umunsi mwiza iriya live ya TikTok nanjye nayibonye binyoma no kubahuka abayobozi bacu sibyo bikora politike sinayo nzira ikwiye yo kubona ibyangombwa muri West iyo bikoze abaturage turakwamagana na leta ikaza kuduhera isomo urumva ati rero twikomereze imihigo hano ngo na leta ikaza kuduhera ariko shabara ko yanze ikaza kuduhera isomo hari akantu katari hari akantu katarimo hanyuma karimo ikaza kuduhera isomo ngo bishaka kuvuga ngo ikazaguha wowe isomo ibidukoreye so hanyuma rero ku rundi ruhande uno mugabo urubyiruko no kuva ku myaka ingahe urubyiruko 14 kugeza kuri 30 ariko hano impamvu wenda Utuma Twishima yanditse nuko uno mugabo yamenyekanye cyane mu bikorwa bijyanye no gufasha abahanzi kandi Utuma Twishima yashinzwe iterambere ry'ubuhanzi hanyuma uyu mugabo hari yaba yarigeze agaragara muri politike mbere indese Badirama politike Badirama sanzwe nyine yo kuvuga ku bintu bya politike
Badirama nta politiki yigeze ajyamo. Kugeza umunsi bisa naho ari ibintu byatunguranye. Tumuzi nk'umuntu uba muri showbiz, muri entertainment kuva mu bwana bwe. Wenda ni inzira ndende, muza kwishaka ndaza kuyinyuramo gatoya, inzira y'ubwana bwa Badirama. Ariko muri politike nta kirenge kigeze agira, cyangwa se nta kaboko yagize muri politike. Ibintu bye byose byabaye muri entertainment, kuva avuye navuga mu gisirikare, kuyunguye yabaye umwana w'inkotanyi. Badirama yego nabonye hari cyangwa ngo bagaragaza ko muri 2 bamusezereye kubera ko tuzuye imyaka. Yego nta myaka ari yujuje. ubwo ni 18 nta 18 yari afite. Muri 2 nta 18 yari afite Badirama. Afite imyaka za 16 17 gutyo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abana cyangwa se abasirikare n'ibindi gutyo, babona ko bidakunda. Badirama baramusezerera, Badirama baramufasha nk'abandi bose. Hari ugusubizwa mu ishuri, hari abatarashoboye kujya kwiga bagiye bashyirwa kwiga mu imyuga n'ibindi. Badirama aje kujya kwiga ibintu bijyanye no gutwara imodoka, za kuba n'umushoferi. Badirama ndetse aza no kujya muri za 2009. Hari umwe mu bahanzi hano mu Rwanda atwaraga ukomeye. Hanyuma aza gukunda n'uwo mushoferi mugenzi we. Badirama akajya ahabwa ibiraka kuri ziriya modoka zitwara ba mukerarugendo. Yego. Ari naho yaje kubera umusitari, niko nabyita. Inzira ye burya inzira z'umuntu aba ari nk'igihumbi, ni nk'imyenge, bamwe bavuga ko ari nk'imyenge ya supanete. Badirama muri kwa gutwara ba mukerarugendo akubitana n'umukecuru w'umunyamerikakazi. Baza kujya mu rukundo. Bahuza amabanga y'abakuze. Umukecuru nyeka ko icyo gihe yari afite mu myaka za 84. Badirama ari muri 28. Umunani yari ayifite 24 umukecuru imyaka za 84 we na Badirama birangira umukecuru avuye muri Amerika aza no gutura mu Rwanda. Badirama ubundi ari ikintu kitwa ifaranga ry'umukecuru, kuko Badirama none abera Badirama kimwe, wa mugani w'imvugo z'abubu haratokombera. Badirama kubera kurya amafaranga menshi y'umukecuru, noneho yarangiza akayafata akajya mu dukumi twana tukiri duto. Amafaranga arayabyinira, umukecuru akamubwira ati rwose amafaranga imishinga. Badirama ko yazanaga umushinga, niba ugizwe na 2 miliyoni agahita avuga ko umushinga ari wa 4 miliyoni. Umukecuru akamuha. Niba ari umushinga wa 10 miliyoni, Badirama akavuga 15. Umukecuru akamuha. Umukecuru ageze aho ngo abantu bamugira inama barabivumbura ko Badirama murya amafaranga. Hari igihe dore abantu ngiye nkunda kubivuga ngatanga ibimenyetso. Badirama hari igihe yagize agakungu n'umwe mu bahanzikazi bo mu Rwanda. Uwo mukecuru biramubabaza cyane, kuko iyo babaga batemere bagiye muri Amerika, yazaga akumbuye uwo muhanzikazi. Imbere y'umukecuru agafata umuhanzikazi agasomagura, akaterura, akasimbiza ibintu adakorera umukecuru biramurakaza. Bituma ata Badirama, umukecuru yisubirira muri Amerika. Amutaye kubera ko amafaranga aho Badirama yavaga hasa naho ari umwobo usibye. Badirama imishinga ye yaba na Demeni bijya mu byitura mu bihombo. Demeni razima. Ubu ntabwo igihari. Ntabwo igihari kandi arazimye icyo gihe. Badirama agata ubwenge. Akajya muri Amerika yizeye kuzahura n'umukecuru. Umukecuru bari barashwanye. Umukecuru ata Badirama mu Rwanda. Ariko ngiye yisubira muri Amerika. Ibyo ngibyo reka dutaruke dusote iby'umukecuru wenda n'ubuzima bwe prive bwo mu. Ntacyo ariko y'umuntu turebe ese icyabimuteye. Ibyo bishobora kuba bihura n'ubuzima arimo. Yego. Bikaba gute? Kubera ko urumva mpavuga ko bihuye n'ubuzima arimo. Njye kuvuga Karori ngo njye mu rugo Karori avuka yakoze iki? Iyo nakoze amakosa byose biraza. Niba wowe utabivuga ariko abandi barabivuga. Ariko
ariko turi kweforma abantu Yeah, reka twemforma abantu ibyabaye none Badrama asubiye muri Amerika rero wa Karoli, mukecuru uragerageza kubihuza nyine n'ibyo ashobora kuba kubera ko Yego, urumva yego. kuza kuvuga umuntu urwo rugendo urwo rugendo rwa rwongo Badrama urwo rugendo ushaka kutwereka n'ibyabaye bihurira kugira ngo abantu babigere aho bihurira rero Badrama ashobora kuba yaragize ikijyanye na trauma cyo kubura nk'amafaranga aha iyo trauma rero yayikuyeho ntacyo bisobanura kuko iyo trauma hano yayikuye numva ni umuntu wamenyereye kubaho neza mu buzima bw'amafaranga menshi amafaranga arabuze income aho yaturukaga no kuri wa mukecuru nawe aripfiriye bivugwa ko ndetse Badrama umukecuru amaze gupfa Badrama aje akagurisha imitungo yari afitanye mu Rwanda akayisubiza muri Amerika yagira muri Amerika nabwo akayabyinira agashira yamara gushira akajya kuba no mu nzu ndetse atijwe n'umuntu akashaka gukoramo ubucuruzi uwo muntu akamubwira ati uramvira mu nzu Badrama akanga kuyivamo kuko atafite ahandi hantu yerekeza byanze rero bijya mu nkiko Badrama akurwa muri iyo nzu rero Badrama ibi byose biri kuba nawe ni umuntu w'umugabo arabizi ibi bintu rwose ni kwa kunda abarwanya igihugu nakwita cyangwa se abatavuga rumwe na leta baba babonye urwaho umuntu batubwuriye avuye mu Rwanda vuba urubyiruko ruramuzi ruraza kumujya inyuma hanyuma bakavuga bati reka tukwifashishe Badrama hano yakoreshejwe ntabwo mbizi ko ibintu ari gukora n'ibintu ari kuvuga bimuri ku mutima oya urumva hano ikinyamakuru Igihe kivuga yuko ibi ngibi Badrama ngavuga bijyanye n'umujyo wa bamwe ngo mu bantu cyane cyane ngo baba hanze bakoresha bamwe mu bantu urubyiruko baba baramenyekanye mu Rwanda ngo kugira ngo basebye igihugu aho ngo bahembwa ibihumbi 25 ngo amafaranga 25 ku kwezi $25 amafaranga 25 ruri Burayi ni amafaranga afatika y'umuntu kuko abantu bakora i Burayi cyangwa muri Amerika bahembwa ku kwezi amafaranga ari hagati y'igihumbi cy'idolari ngo bari make cyane kugera kuzamuka urumva nk'umuntu uhembwa 25 hari ahanze abashobora kwa frauding ikintu cyose ibyo byo nabyo umuntu uhembwa 25 aba ari hejuru kuko ayo ni amafaranga y'abakinnyi y'abakinnyi ku kwezi ari abakinnyi bafata ayo ni amafaranga y'abakinnyi kuko urumva urugero ugendeye ku mushahara fatizo nko muri Amerika n'urugero wa federal minimum wage n'amadolari 7.25 ku isaha sibyo niba 25 sinibuka ariko na 7 arenga udusantine dukeya ubwo rero ugasanga ku munsi n'umuntu yakoze amasaha 8 ashobora gutana amadolari arenga wenda nka 40 ingahe none wayakuba mu cyumweru no mu kwezi ukaza gusanga ashobora kugera mu bihumbi 4-5 yego noneho ibibazo byikubye 5 ayo uhita ubuza mu bahirwa kandi urumva wenda utana ukoze ukicara ugafata kamera ukaba wari coding ibiganiro nka 2 mu kwezi gutyo ni amafaranga menshi cyane hanyuma se ubwo kuri ubu ngubu abo bantu bo ahubwo amafaranga n'indu yaba ngo ni bamwe mu bantu barwanya igihugu bakora amafaranga bafite ibintu by'imiryango n'imisanzu batanga bakavuga ati buriya reka turebe Karoli afite abantu bamwumva cyane mu gihugu reka tumukoresha b'igikoresho cyacu twebwe turajya tumuhemba ibyo ariko biranakoreshwa ahandi hose no mu bindi bihugu iyo bakoresha abantu izina ry'umuntu naryo burya riri mu bintu abarwanya igihugu bakoresha buriya nka Zelensky leta zunze ubumwe za Amerika zamuteguye kuva 2014 zamuteguye imyaka 4 yari umukomediye bamushoramo amafaranga akajya ajya gukora komedi muri buri mudugudu yakoze campaign abantu batabizi ajya muri buri mudugudu gukorayo komedi ku buntu aranazandika no kuri televiziyo agira ikiganiro yari afite ikiganiro gihoraho kivuga komedi ibyo ni ibintu bisaba amafaranga bayamushoramo kandi abaturage baramukunda accidentally ariko byari abantu babonye ko umukomedi yabaye perezida bitunguranye ariko abanyamerika bari barabiteguye nabyo byarakaje Putin nubanga abantu nabo nibwo buryo bakoresha nibwo bakoresha nyine kuko akoreka nkubaze urebye ibyo igihugu cyakoreye Badrama yakaba ari kuvuga gutya cyamukoreye iki Badrama arafashijwe rega burya gute kuva neza ari kadoga taha ntabwo bamufashije mu buri kimwe cyose baramufashije ajya kwiga niyo myuga neza abizi imyuga leta ibafasha nibangana ntabwo ari wakabaye akora ibi ngibi hanyuma ku rundi ruhande byo nabonye mu kiganiro cya Badrama ari bitera kwibaza ibintu byo gutukana
buriya muri politiki habaho ibitekerezo, habaho ibitekerezo buriya mu cyo bita freedom of speech, ni ukuvuga ngo isanzura ariko ugira aho ugarukiye wirenze. Ni ukuvuga ngo ibintu ntangiye kubona byo ngo politiki abantu bagatukana, ibi bintu byaje gute? Niba ufite ikibazo ushobora kugaragaza fact bimeze gutya mu magambo make no ariko gufata umuntu ukamutuka guhanganisha ibitekerezo, ibintu byaje gute? ikintu mu banyarwanda cyaratunaniye. Eyida umuntu akuvuze nabi nakora kuvuze aho kugira ngo uze wisobanure kuri X ibyo akuvuzeho ugiye gutura umanutse utukanyura. Ariko hari abantu baba bakwiye kuborokwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'umuntu aje nibyo niyo ndi kubabwira ati ibyo twavuga byose vie prive y'umuntu bijye hirya turebe wenda ari mu biki byagenze gute. Kuko guhanganisha ibitekerezo none se muri biriya wahanganisha ibitekerezo utawiteruka ikubita hasi. Iyo batanye gutukana kuri ibitekerezo byawe biba byamaze gucika amazi. Iyo igitutsi cyavuye mu kanwa kigasohoka abantu banakureba uko ugaragara bakabona ibyinshi si wowe, ariko bavuga ko umuntu n'ubundi asinda nk'ikimurimo. Nicyo bundi nicyo mu kinyarwanda cyiza, ariko n'ubundi hari ikiba kigaragara. Ariko nta muntu wavuga ngo umuntu yashutswe, nta muntu mukuru bashuka. Oya, nta muntu mukuru bashuka. Ahubwo mugani haba hari ibintu nawe uba warabuze nk'ahantu bitoborera. Desire azakubwira ijambo rimwe reka gusembuye uzarebe. Umusinzi burya asinda ikintu yari afite muri gahunda. Kuki muhura ari muzima ntagutuke. Yamara kumwe icupa rimwe ahubwo bwabwenge bukagaruka no kwiyumva. Bavuga ko icupa ngo nyine bamugana inzoga uyikura mu kibindi kagukura inzoga n'imfura ikanywebwa n'indi. Burya n'itabi ngo ryasabaga umugeni kera baryitwaje cyo kimwe n'inzoga. Mu bantu twagendaga dufite amanuza amapaki y'itabi, abasaza bafite ibiganda by'iminuza tugiye gusaba umugeni. Tugiye gusaba umugeni ibikamba byahabwaga abasaza, hanyuma twebwe intuza icyo bita impara na SM nibyo byari bihari, impara na SM. Uko abasore tukaba dufite amapaki bayaduteguriye. Niba rero isegereti hari igisegereti riba rikomeye. Hari igihe ufata isegereti rimwe ngo abantu banywa rimwe na rimwe bagahita bagira ukabona ngo urimo urabona Bob Mariri. Nagize ngo ni 24 hano yanyica mwabonana. Urumva diza uje hano mu kazi ukajya uvuga ikiganiro nkajya mbona urimo urahaguruka gutya widunda ukikubita hasi. Byagenze biti urabibona ko harimo ikintu nyine cyawe. N'abandi umuntu asinda ibimurimo, ariko mu gusinda ibimurimo nyine hari impamvu ibyo bintu utabivuga uri muzima. Ariko rero mwanzuro nafata gusa yavuze ibintu bibi cyane, birenze kuba biba bibi cyane. Kuko urumva wenda hari n'ibyo twe ntabwo twabisubiramo hano, cyane ko icyo mugomba kumenya bene aba bantu bafite izina riremereye mu rubyiruko, abantu bari hanze bumva ko leta y'u Rwanda ngo iyoboresha igitugu, bumva ko bakoresha abangaba kugira ngo urubyiruko rugumuke. Kandi mu Rwanda urubyiruko ruragumuka wa muntu we. Urubyiruko nibo bantu bizera perezida wa Repubulika ku rwego rwo hejuru, urabagumura se kuri urwo rwego birakunda. Urubyiruko rw'u Rwanda rwamenye ubwenge. Handi abajenizi urababona birwa mu mihanda basakuza batera induru, ariko urubyiruko rw'u Rwanda rutekereza rukavuga ruti ubundi se igihugu cyacu dufite iki? Abayobozi batwimye. Mbere na mbere turebe n'ubushobozi bw'ibihugu byacu. We niba uri urubyiruko igihugu cyakwimye iki gifite? Bari cyo ureba ari nacyo baza umuyobozi uti ngewe wanyimye iki, ariko mbona gihari. Ahubwo niba nta gihugu kidakora kugira ngo kiguhe ibyo ugisaba kikagerageza uko gishoboye, weho wakoze ukareka kujya mu matiku y'abantu bashaka gusenya igihugu. Ibi ni ibintu biba bigaragarira buri wese. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0733066656. Your pressure is our focus.